Hello, nk'uko mubizi amazina yanjye banyita Nduwawe Alex. Mwaka kanya nuba ubonye nkoze video igaragara ujye witega icyo ngiye kubazanira. Ese ni ikihe kintu ugiye kubazanira mwaka kanya? Mbazaniye business nshya, business maze iminsi 6. Bamwe ne nakuye umutima nimugoroba, business nabanje nyikora research igaragara. Ni business ya mbere ishobora kwifungutse ifite ibikubo bikubiye kandi n'iby'agaciro kuba iyi business ugiye kuyifatira n'igitangira ifite amafaranga menshi. Ikintu nakubwira ngo ese ubundi reka nkubaze, ufite ikarita bita Binance? Ufite ikarita bita Binance cyangwa uziranye n'umuntu ushobora kuba ari umuvunjayi ku buryo ushobora kumwohereza link akagushyiraho amafaranga then nawe ugashora? Ese ubundi iyi business muzaniye igishoro gike nangahe? Igishoro ku iyi business makeya nama USDT 12 ukubye ushobora gusanga ari amafaranga 15 by'amanyarwanda. Ayo mafaranga 15 by'amanyarwanda ubwo urumva ese ubundi amafaranga 15 by'amanyarwanda byakunguka ngahe? Ese urumva 15 nta kintu bishobora kuba byakumarira? Niba usoye amafaranga 15 ushobora kunguka ama USDT 2 cyangwa angana n'amafaranga 2500 y'amafaranga y'u Rwanda. Iyi business ikiza cyayo kubikuza biremewe. Ubwo tuvuge ngo niba ubikije amafaranga 15 ukaba ari yo ugiye gukoresha kuri iyi business, ukavuga ngo ugiye kuzanguka amafaranga 2500 buri munsi mu gihe cy'umwaka, imagine ayo mafaranga urayumva uti? Reka tuvuge ngo yenda ushobora kuba ufite amafaranga 20. Amafaranga 20 yafite uravuga ngo amafaranga 20 wayaguramo iki? Twese turabizi turambara, ushobora kugenda ukaguramo inkweto kandi ubwo nazo ntabwo ziba zikubiye, ni inkweto zisanzwe. Ushobora kugenda ukaguramo ipantaro n'agapira, amafaranga akabararangiye. Ese ushoye business nihe business ushobora kuba wakora ku mafaranga 20,000? Reka tuvuge ko 25 dukube n'amafaranga 400 dukubye ama USDT, tuvuge ngo ese 25 wabiguramo iki? Ese niye business ushobora gukora mu 25 ikaba yakugira umumaro? Ku mafaranga 25 ku munsi ishe mu business baguha amafaranga cyangwa ama USDT 4. Ama USDT 4 ugiye kuba n'igihumbi 400 nawe urabyumva biragenda bikagwa mu mafaranga 2500 ko nguko. 2500 kuzamuka. Nawe uribaza ubonye amafaranga 2500 buri munsi byaba bitwaye iki? Ikiza cy'i business amafaranga ubonye ako kanya wemere kwita uyabikuza. Niba ufite Binance ushobora gukoresha ubitsa Binance ugahita ushora kuri Payoneer, then ukahita wongera ukabikuza yashyira kuri Binance ukahita yakumva tuyashyira kuri telefone yawe. Ese ibyo bintu birumvikana? Ese ubundi iyo business ni iyihe? Ngiye kubereka mwaka kanya uburyo ushobora kuba twafungura iyi business, mwereka n'uburyo ushobora kuba wagenda n'uburyo yakwinvesta w'amafaranga kuba watangira gukora iyo business. Reka mbanze nanayikwereka ahubwo kugira ngo ubyumve neza. Iyo business ubundi ni iyihe? Reka mbanze nkakwereka fresh. Iyo business ni iyihe? Wari wabona business? Iyi business bayita Payoneer cyangwa Payoneer. Iyi ni business ije nshyashya, business ishobora kuba yagufasha kuba watangira gukorera amafaranga runaka wibereye mu rugo. Iyi business ntabwo gusaba kuba wavuga ngo gufite akandi kazi, webona igishoro. Iyi business ite garanti y'umwaka urahita utangira gukuramo business runaka. Reka tuyikandeho twinjire then imbereke uburyo dushobora kuba twayifungura. Ikiza ikitonderwa iyi business kugira ngo ube wayicreatinga cyangwa ube wayinjiraho nuko ufite umuntu wagutumiye. Ikiza aha ngaha niyo mahirwe mufite. Niba ushaka kuyinjiraho uragenda muri description ya video urahasanga link y'iyi application cyangwa y'iyi business. Kandi si ngombwa yuko ufite application, ushobora kuba unayikorera kuri browser ukaba wagenda ukaba ariho uba wayifungurira. Reka tuyinjireho. Application
Payoneer. Turajyaho twandike ijambo rimeze uko turandika Payoneer. Ubona ko nyine nayisacinze nyine bayita Payoneer Rebot cyangwa Payoneer akarongo USDT akadomo VIP. Ni iyi ngiyi ushobora kwita winjiriraho. Iyi business cyangwa iyi business kugira ngo yinjireho bisaba ikintu bita internet ifite imbaraga. Internet niba ufite internet niba rwose ntuzavuge ngo ino application ngo hari ikintu izakumarira cyangwa ino business reka nta kintu ushobora kuba wakoreraho kabisa cya danje. Okay, ikintu nababwira ngo ukinjira kuri iyi application no kuba bimeze, ariko ubona ko ngiye mba nayinjiyeho. Ahubwo reka mbereke uburyo ushobora kuba twa creating account. Ya murabona ko nanjye hano nta mafaranga mfiteho habe na make, ngiye kuyisohokamo. Nta mafaranga nanjye na make ndashyiramo, ariko amafaranga reka mbanze mbereke uburyo ushobora kuyicreatinga, then nze noneho ngufasha uburyo nawe ubashe kuba washora amafaranga hano. Sasa dore ukuntu ibintu biba bimeze. Ikintu cya mbere uraza ahangaha hano hambere hano handitse email. Hano handitse email. Hano ugomba kwita ushyiramo email yawe, ugashyiramo email ya telefone ugiye kuzajya ukoresha. Ahangaha ushyiramo password. Iyo password igomba kuba igizwe n'amagambo, ikaba igizwe n'imibare n'ibimenyetso. Urugero ushobora kuba wakwandikamo yenda niba witwa Claude ukandika Claude rimwe arobase. Ibyo nabyo byagufasha. Ahangaha naho hano uba ugiye kuyisubizamo. Then iyo ugeze hano hasi ahangaha, iyo ugeze hano bakubwira ngo security password, nanone ushyiramo password igizwe n'amagambo n'imibare n'ibimenyetso. Niba witwa yenda Nshimiyimana Claude, genda ukaba wakwandikamo Claude kabiri arobase, cyangwa ukandikamo Nshimiyimana kabiri arobase, cyangwa Nshimiyimana rimwe arobase. Hano hasi nanone iyo ngiyo niyo wongera ukongeramo kugira ngo uyisevinge. Then iyo tugeze hano hasi ahangaha haba harimo icyo bita invited code. Hano invited code ni hahantu iyi business ntabwo ushobora kuyinjiramo batagutumiye. Bivuge ngo urafata link muri description winjireho, numara kwinjiraho code irahita yizanamo. Ubwo uramara kuzuza ibi ngibi nuranza uhita ukanda register, code cyangwa account irahita iba created, bahita bakwereka ahantu handitse save, uhita uyisavinga. Then reka nze nkwereke ukuntu noneho niba wamaze gucreatinga account uraza nyine ubona ko nanjye mba nayisavinze nyine, then urahita winjira. Then numara kwinjira ubwo reka tuwaiting ibe successed. Okay, ubona ko nabaye successed. Sasa rero ubundi iyi business ikora iki? Urabona ko ukimara kwinjira bahita bakubwira ati kora recharge. Ubundi iyo uri gukora recharge bana bakwe ngo recharge reward for your agent offline team with, nyine urabona kubitsa bikorwa amasaha 24 kuri 28. Hangaha ni za reward ushobora guhabwa niba ubikijeho ama USDT 1000 mu masaha 28 uhita uhabwa ama USDT 10. Niba ubikijeho ama USDT 300 urahita uhabwa ama USDT 38. Niba ubikijeho ama USDT 10,000 urahita uhabwa ama USDT 138 y'inyungu n'undi baba baguhaye. So ibi ngibi ntabwo ari iby'ingenzi. So reka nze nkwereke ubundi ukinjira ahangaha hano hari ibyiciro hano. Ngubu ushaka yenda nk'urugero ushaka nko kubitsa ucanga, ushaka kubitsa gukora recharge, iyo ushaka kubikuza nabyo urabibona ko ari ahangaha. Hari ikintu tumva neza kuri business ushaka ubufasha, nanone ujya niba waratumiye abantu benshi ujya kureba timu yawe ahangaha. Niba ushaka gutumira nabyo ujya ahangaha. Okay, hari igihe ushaka kudownloadinga application, iyi application ukayitunga muri telefone nawe yidownloadingira aha. So rero iyo ukinjiraho uba uri mu hantu hitwa quantitative trading, abahi nahangaha.
ahangaha niho uburi, niho ubungubu uri kubarizwa cyangwa muri quantify. So ubwo iyo uje ukahita ukanda ukinjira hano muri quantify cyangwa hano muri icyo nababwiye ngo ino bo bisaba ikintu bita network za danje. Ubwo iyo uje ugakanda hano ha quantify hano hasi ugiye kwita bakwereka nyine ahantu ushobora kuba washora step by step nyine. Ubwo ngiye kugenda mbereka buri kamwe kandi mwihangane, ubona ko internet ntago ari danje. Urabona ino business isaba internet ifite imbaraga byatari, mwihangane nyine kabisa. Okay, urabona ahangaha buri gihe nyine ubona ko ahangaha uhita winjira ko uri muri VIP 0. Ahangaha bahita bakubwira nyine uri muri VIP 0. Hano nyine iyo ukanze mwanga bakubwiye ngo iyo barakubwiye ngo click below to start quantification. Nyine ahangaha uba ugiye gutangira nyine ubona niba turi muri VIP 0 barakubwira ngo quantification time per day, nyine baguha amasaha 24 n'ubundi aba ari amasaha 24. Iyi VIP 0 ishobora kuba yamara iminsi 360 n'ubundi nayo ugenda utumira, sibyo? Ubona ko ahangaha muri VIP 0 nta nyungu, nta profit, nta balance, nta kintu na kimwe ahangaha mfiteho nyine kubera ko ndi muri VIP 0. So iyo turi hano ushobora kuhita ushaka kujya muri VIP 1 uhita uza hano. Ubona ko bahise bakubwira ngo click to unlock, ahangaha ibifunze. Sasa rero kuri VIP 1 imwe ubwo nyine baguha kuri balance, cyangwa reka nze ngende nkakwereka fresh, fresh. Urabona niba uguze quantification per day kamwe ukagura kamwe, ubwo profit nyine iza ari 100%. So rero kugira ngo ube wajya muri ino VIP 1 cyangwa VIP 1 bisaba ko washyize ama USDT 12. Then balance ubona per day ni $2 cyangwa ama USDT 2. Ubwo quantified number ubwo ikaba imara iminsi cyangwa ikaba imara iminsi cyangwa ikaba imara umwaka, iminsi 365 ikiraninga bagenda baguha $2 cyangwa USDT 2 buri munsi. Ubwo contract time n'ubundi nayo ni umwaka n'ubundi. So iyi business icyo nakubwira, ushaka kwibitsa ushaka kuba wakoresha Binance cyangwa ugakoresha Coinbase. Hano hari uburyo bwinshi bwo kuba wabitsa bugiye butandukanye. So iyi ngiyi ni VIP 1, tukajyamo kuri VIP 2. VIP 2 kugira ngo uyifungure nuko ufite ama USDT 20. Ubwo balance baguha per day ni balance na amafaranga cyangwa ama USDT 4. Ubwo contract nayo ni iminsi 365 nk'ubundi ni hahandi. Okay, nko kuri VIP 3 uba ufiteho ama USDT 48. Ama USDT 48 contract n'ubundi mugirana ni iminsi 365, ukaba ufite balance cyangwa bakabaguha inyungu ya buri munsi ingana n'ama USDT 6. So VIP 3, VIP 4 uba ufiteho ama USDT 120. Ama USDT 120. Then ama USDT 120 babivuga ko ku munsi baguha ama USDT 15. Ukubye 15 ushaka gusanga bo mu 18 uko nguko, 18 by'amanyarwanda, nayo ikamara iminsi 365. Twajya nko kuri VIP 5. VIP 5 naho bisaba ko uba ufiteho ama USDT angana na 296. Then 296 ku munsi bakajya baguha ama USDT 37. Kandi cyitonderwa, aya ma USDT uba wemerewe kuyabikuza kugeza no kuri VIP ya 6, aho uba ufiteho ama USDT 736, bakaba bakugenera ama USDT angana na 92 per day.
ubwo VIP ya karindwi nayo urumva nawe uraza kugenda ubibona kugira ngo reka twite tukumara umwanya. VIP 10 ari nayo ya nyuma bisaba ko uba ufiteho ama USDT 28,736 ku munsi, bakajya baguha ama USDT 3,592 ubwo nayo imara iminsi 365. So ikintu nababwiye ngo reka nze noneho ngende mbereka ibindi bintu bigiye bitandukanye niba ushaka kuba wakora unlock. Bana nkangaha ni kuri VIP 10. Reka dusubire kuyenda kuri VIP. Reka nze tubanze tujye hano. Iyo ugiye kuri aka kantu k'umuntu, okay, niyo ugiye kuri aka kantu k'umuntu hano hasi ugiye kuri account yawe ngo urebe ibyo wakoze recharge cyangwa wakoze withdraw. Ubona ahangaha bahita kubwira niyo ugiye ahangaha bahita kubwira contract yawe ibirokinze nyine irafunze, then balance cyangwa commission uba winjije ku munsi nayo. VIP 0 ikitonderwa, VIP 0 ikintu ibimaze, VIP 0 ushobora kuba wayikuraho amafaranga cyangwa ukaba watangira kubona amafaranga nta mafaranga washoye wabiki gusa wotumiye inshuti gusa zikaza zikinvestinga, wakuzuza amadolari 12 cyangwa ama USDT 12 ukaba wabasha kuhita ubikuza. Bana hano te muri VIP 0 kubera ko nta mafaranga ndashora habe na rimwe. So ubwo rero hano ikitonderwa nk'abantu maze gutumira n'abantu bane, nta muntu n'umwe urashora. So mwanga yenda tuvuge ufite nk'ikibazo yenda ushaka kumenya uburyo ishobora kubikora, ushobora kuza hano ukajya mwanga ku matutariyo ukaba wamenya uburyo iyi business ishobora kuba yakora. Washobora kuzana nko kuri security center bakaba bagufasha niba ufite ikibazo ukaba wabasha kuwamenya. Waba uzi hano ushaka kumenya tutorial y'ukuntu ikora ukaba wazana muri quantization tutorial ukaba wagira andi makuru ugenda umenyamo. So ufite ikibazo naho ushobora kujyana ikibazo rusange ahangaha uragenda ukaba wakibonamo runaka. Amakuru ajyanye n'iyi ngiyi ushobora kuza ukajya ahangaha nabyo wabibonamo. So ubwo rero ikindi kintu naba nk'ama service ashobora kuba arimo mwahanga nshobora kuba nakwereka ndakeka nk'ibintu bijyanye nko kubitsa icyiciro. Kubitsa bisaba ko ufite Binance cyangwa Binance ukaba ushobora kuba wabitsaho kuko niyo yoroshye kuba wabitsaho nyine tu, kuko niyo ishobora kuba yakombata ano mafaranga yandi yose mwahanga. So ikintu usaba ni ukubitsa gusa bikarangira ukinvest, ni ukuza ukabitsaho amafaranga gusa ukahita ushora gusa nta kindi. Yenda tuvuge ngo reka nze tuvuge uko nguko, sibyo? Ese amafaranga umaze kuyabitsa ubundi biba birangiye, then iyo umaze nko kugera ahangaha, sibyo, umaze kubitsa amafaranga ubona ko bahita bakubwira ahangaha bakakubwira ngo niyo umaze kugera ahangaha bahita bakubwira ngo click below to start quantification. Ubwo bisaba ko ukanda mwanga nyine ukanda, then ugahita utangiza nyine uhita ukanda mwa please upgrade first before performing the task. Ahangaha bisaba niba uzi STT ukuntu ikora, naho ukora amatask, sibyo, ukora amatask. Then iyo ugiye kujya kuri iyi ugiye kwishora bisaba ko uzi ukahita ukanda ahangaha. Niba ugiye muri ya Bitcoin ukaza ukahita ukanda bahita ngo please upgrade first before performing the task. Niba ushaka gukora task kuko hano task urabizi imara amasaha 28. Rero niba ushaka gushora bisaba ko ukora task buri munsi. Ubwo uraza hano ukore task uzukandeho, ubwo bisaba kuba washoye, utashoye ntago byakunda. So icyo nakubwira ngo iyi ni business ukwiye kwizera, ni business nziza igitangira. Niba wumva nawe ushaka gukorera amafaranga ushobora kunjoyininga ukaza nkaguha link ukahita winjira dutangire n'uyu munsi dushyira amafaranga agaragara kugira ngo turebe uko natwe twakwikora mu bukene
nubwo Fortune Retail itari kuduha ubuceri bwacu vuba, ariko turizera ko nayo bishobora gukunda ikazaza amafaranga, ariko dufatira ni business igitangira, nicyo kintu cya mbere cyiza kibaho. Thank you kuba mwese mwankurikiye, ndabashimiye, Imana ibamere umugisha.